Apotre Mutabazi mureba hariya ni igikoresho cyiza cya Satani kuko ari kwamamaza divorce mu rundi rwego. Bivuga ko Satani yari yaramutoranyije kera kugira ngo azaze yamamaze divorce mu bakristo mu gihe gisa n'iki ngiki. Ntabwo icyo kibazo cyawe gikeneye igisubizo, gikeneye ko uzamura urwego utekererezaho gusa bikarangira, nta kindi. Abadivantiste ntabwo urumva bakora ikiganiro kivuga yuko ingofero ya papa irimo 366 muri se ku bwabo bavuze yuko papa ari iki, bavuze ko papa ari intumwa ya Satani, sibyo se? Uburenganzira bwe nikabyumva. Wasanga asengera muri ya dini ivuga ko abagore bambara amapantaro batazajya mu ijuru, nikabyumva. Wasanga asengera muri ya dini ivuga yuko abagore bambaye amaherena batazajya mu ijuru, nikabyumva. None se urumva umuntu usengera aho hantu urwego aziho Bibiliya rungana iki koko? Ni umuntu umweskoro ariko umuhanga cyane kumenya gukina n'amarangamutima y'abantu bamukurikiye kugira ngo bakoremo icyo ashaka bakora. Ariko abantu bamukurikira ntekereza ko bamufata nk'ikimana. Yifatiye abantu, ntekereza ko kuri pourcentage ni nara abadeperi cyangwa ababaye muri adeperi kera bari muri diaspora, I don't know, ariko bafite donc the beliefs, the philosophy of abadeperi. That stupid guy, il est très malin. Ni umuhanga cyane umuntu wese umweskoro kuri YouTube cyase uzi gukuramo abana amafaranga bakamite scrollant, donc uzi kuyabakuramo mutanamenya habari. Hari ikintu agomba kubaza nimba nutakiza ubwo kanyimba kopeza. Donc they share the same spirit. Kuvuga ngo hari abantu tuzafatirana mu myumvire bafite, tukabereka ibyo bashaka kubona, tukababwira ibyo bashaka kumva, yego, ubundi tukabakama amafaranga. Rw'umuntu uvuga ngo ngiye gufatirana abantu batekereza gutya, bafite imitekerereze iri hasi gutya, basengera hana cyase bizera gutya na gutya, mbahati ibintu bashaka, nigaragaze nk'uwicisha bugufi, nigaragaze nk'ukora ibiganiro bikora ubuvugizi ku bantu runaka, nindangiza ngire nte mbibi kise wazanyigiye umushinga kunange nkeneye uburekijwe ntago babishobora. Abatipa bari abapagani butwe, agahita akora ikiganiro ngo nimba ari ikimuvuga butumwa witwa nde ngo arwaye kanseri, abantu muri quartier atuyemo batari kwasha abantu ati muzaze kuri tere tubiganireho. Ibintu bigakomera. Abahoze bavuga ngo bari muri Faisal bakashaka no kumvaga mu bintu byabo, nabo ibintu byabo naje gusanga harimo ibibazo. Hano hanze hari abantu bafite ishusho yo kwera, aza ashaka kwigira victime, uzi kuntu naragowe. Buri wese ashaka kugira mugenzi we mubi cyane, musinga umwanda cyane, cyangwa se nimba hari nibihari nyine abikabirize, cyangwa se wenda nabivuga uko biri ko mu ngo habamo byinshi, ariko kukazi ko wenda wa undi mugenzi watazaza. Icyari kurwana nacyo ni ukugira ibyo. Urugero twarubonye kuri wa mushiti wanjye Masharene n'umugabaza, bityo ikiganiro yakoze ko yagikoza arira ngo bikagaragara nkaho yagaragaje yuko ari ugutsindwa, ko bimubabaje, ko watamamaje. Really? Mu byukuri kimwe cyo nzi, unyumvishe mvuga ku bya divorce bigufasha. Iyo wabitswemo ubwoba n'abaswa mu bya Bibiliya bakaguzirika ngo mukaramata n'ubushubaziko bw'amafuti bw'ubugoryi, wumva ko bakubeshya ugasohoka muri icyo kinyoma. Ninde muntu wababayeho mu rugo rwe neza? Ese ubundi yigeze yumva ko nasobanuye ngo urugo rurimo amahoro nta wemerewe kurusohokamo ngo azabona ishyano uzasohoka mu rugo rurimo amahoro? Agaraboneka. Nta nubwo wakicara ngo upfe kwemeza ngo azapfa kuboneka kuko gusuvuze ngo araboneka. Oya, kandi nuwaza wese waba uri bubanze kumwiga witonze, kuko ntabwo waba ugiye kongera kubaka ugira ngo nanone nejo uzagaruka ubabwire ko utandukanye. Cyane ko ngewe nta kibazo nabigiraho. Ngewe nta kibazo cyo gutandukana inshuro 30 nagira. Ngomba kuba mu rugo rurimo amahoro n'umuntu duhuza. Ahubwo wenda uko ntandukana nagenda nongera wisdom yanjye mu kumenya aho twahuza, mu kwimenya no kumenya aho twahuza. Nk'urugero, iyo mba ntavuga ibyo mvuga, reka mfate angle ya mbere kuri angle politiki, yaba ntavuga ibyo mvuga, na mfite nk'ishene y'aba diaspora ijana bari kuvuga ati bimeze biti tubuze tubijyemo. Ibyo ndabikubwira ko nka kera ntaravuga ku bintu bya politiki, ari wigeze kubimbwira ati uza muri media utari mariye wari kureba ukuntu
gukorera ikombe i Kigali ariko maze kwiransa ku bitekerezo byanjye biri politiko ubu nyine abo bahise bavuga batoya nimba abantu baragira bati Apotre Mutabazi nawe nubwo ari kuvuga iryo bumba ariko nawe yariguyemo tu bijyanye n'iki se kandi hari umuvandimwe n'umuvugabutumwe witwa Pamphilete kuvuga ati Apotre Mutabazi mureba hariya ni igikoresho cyiza cya Satani kuko ari kwamamaza divorce mu rundi rwego bivuga ko Satani yari yaramutoranyije kera kugira ngo azaze yamamaze divorce mu bakristo mu gihe gisa n'iki ngiki urumva iryo bumba utaba warariguyemo ukaba divorce yawe warayigize ivugabutumwa kugira ngo uyobye abantu ntabwo icyo kibazo cyawe gikeneye igisubizo gikeneye ko uzamura urwego utekererezaho gusa bikarangira nta kindi abadivantiste ntabwo urumva bakora ikiganiro kivuga yuko ingofero ya papa irimo 666 njya bibona muri se ku bwabo bavuze yuko papa ari iki nese ubwo bavuze ko ari iki papa buriye bavuze ko papa ari intumwa ya Satani sibyo se gusa bari ntibanavuze ko abagatolika bose bashaka bazarimbuka buriya mu iryo jambo babakoresheje bavugiyemo ibimeze bityo ubuzima se nibukomeza warobo wabona papa yaje kubyisobanuraho ngo mu ngofero yanjye ntago birimo cyangwa birimo ntibirimo hari ikibazo umuntu ambaza nkumva kitanakeneye igisubizo cyane ko ntago nabijyamo mbijyemo se bimfasha iki uburenganzira bwe nikabyumva wasanga asengera muri ya dini ivuga ko abagore bambara amapantaro batazajya mu ijuru nikabyumva wasanga asengera muri ya dini ivuga yuko abagore bambaye amaherena batazajya mu ijuru nikabyumva none se urumva umuntu usengera aho hantu urwego aziho Bibiliya rungana iki koko ntago urumva narahamagawe hari ibintu biri obvious ko umuntu atahamagawe nubwo hari ibintu banashaka kwegereza umutima ariko nanone wasanga yaranahamagawe akaba ariko ndi kurebera mu mboni zanjye nk'umuntu w'umunyamuhamagaro ugerageza kureba uhamagaye nkamumenya uwo muntu ntago wenda physically nshobora kuba namubonye rimwe gusa nshobora kuba yaranankoresha ikiganiro ntagisore one day sinzi ahantu twahuriye ariko ubwo biri aho ngaho ariko ndumva nimba yarankoresha ikiganiro nubwo atagisohoye wenda ashobora kuba ataragisohoye ko yasanze ndi intumwa ya Satani so ariko nawe so ntago abantu bakomeje kubigira big deal so mu myizere buryo ibyo bintu bibaho mu myizere ibyo bintu bibaho aho umuntu wumva ituro ridakwiye kwa yabonye umukozi w'Imana uvuga ituro ahita bwa aba ni babandi yagahita abagira yifundigira ibivuzo akaba scrutinizing abayumva ari mukuri mu bintu byo kwizera niko bimera abayumva ari mukuri ba Petero iyo baza bakabona ntuza bariya bapfuye ariya ninde nande Anani na Safira hari igihe bari guhita batera ibiganiro bakaba bati Petero n'umukozi wa Satani umuntu b'imituro akarakara katura k'abantu bapfa bagapfa tavuze yasezerana imbaraga z'Imana ibyo bintu bibaho mu bintu by'imyizerere burya nta nubwo biba abantu bagombye kubifata ngo babiteye babyibazeho ugere ku rwego waza kubimbaza ya rwose uriya musore nimba ari umusore nimba ari umuhungu umugabo ngiye kwereka umuntu namugeranya nawe ameze nka noneho we akabikorera muri religion reka mse n'ubigusobanuraho gato gusa nabibonye icyo gihe duhura ntago nongeye kumukurikirana cyane nuwango impamvu nsa n'ubigeranyije abantu bareke kumva ko nshatse kumuhuza n'ibintu nk'ibyo oya uriya padiri ntago ari umuntu ushaka kuzaza ngo abe president we ya profisa abantu bari desespere azifatira gasa n'ubabwira ibintu bashaka kumva president nawe ari ya ngoma yahirimye ariko ejo bundi aherutse no kongera agarura iryo jambo ngo wampa miliyoni y'amadolari ngo natumura agatsiko yarivuze bwa mbere ashyiraho profeta hari sinibuka za 2010 kangahe na 1 na 13 hari ibintu nk'ibyo nuvango we
yimuye tagetiye ni ukugira ngo aba bantu bamuzengurutse bakuremo miliyoni y'idolari mu kintu yavuze ngo arashaka akagoma 1000. Abantu bumve ko ntanubwo nashatse kuzana kuri platform yawe ngo nzaneho ibi bintu, ariko nshaka kwereka uburyo bihuye n'ibyo uriya muhungu. Ngashaka akagoma 1000 ngo buri kagomiza mu 1000 cy'idolari. 1000 cy'idolari gukuba abantu 1000 ni miliyoni yuzuye. Already izaba yuzuye. So numuntu mweskoro ariko umuhanga cyane kumenya gukina n'amarangamutima y'abantu bamukurikiye kugira ngo bakoremo icyo ashaka bakora. So get back to that stupid guy. Nawe ni yo same case. Ariko abantu bamukurikira ntekereza ko bamufata nk'ikimana. Yifatiye abantu ntekereza ko kuri pourcentage nini n'abadeperi cyasa babaye muri adeperi kera bari muri diaspora, I don't know, ariko bafite donc the beliefs, the philosophy of abadeperi. Reka navuga ngo abadeperi bazamana kuko ndabajya ngo umuriro wa Pentecost baravuga ngo adeperi musige mwarafunguye ibintu twe tuzanya indi gifuti. So umuntu ukunda kwigaragaza muri iyo mbone yo kuvuga ngo nge sinde n'umwadeperi gusa, ahubwo nge nshobora kuba mfite ya yindi itaravangirwa, ya yindi y'umwikamire. Ariko that stupid guy il est très malin, n'umuhanga cyane mu kumenya ngo none se nk'urugero ninde utazi ko umuntu ufite iyo mitekerereze y'icyadeperi cya zamani kinyine cyatwa kindi twisi cy'umwikamire abonye umuntu w'umukozi w'Imana uvuga ko yakoze divorce nyine aba yumva ishyano ryacitse muri izo. Kabiri, uretse n'impamvu nk'iyo ngiyo, umuntu wese umweskoro kuri YouTube cyase uzi gukuramo abana amafaranga bakamite scrollant, donc uzi kuyabakuramo mutanamenya habari, hari ikintu agomba kubaza nimba nutakiza ubwo kanyimba kopeza yuvuze nabi izina rya Apotre Mutabazi diaspora kumena amafaranga. Donc mu magambo nababandi bo mwibumba ibumba rigezweho no kwitunira kuri Apotre Mutabazi. Kuko nk'urugero hari impamvu abantu beshe muri diaspora shaka ko bandakariye iri politiko, ababizi bazi impamvu yari. Umuntu wese ushaka amafaranga azi neza ko agomba kwitoratoza ku izina rya Apotre Mutabazi, ntajya muvuga wenda ngari kunsubiza, ntajya namurebera ibiganiro, ariko agomba kwitoratoza ku izina rya Mutabazi kandi akiyaranje akavuga ibintu bibi, ibyo ngibyo umuntu wese ubaye uko babaye yagombye kuba bizi. Nanjye nteye nkabona umuntu meze nk'Mutabazi, nanjye nashaka akantu buryo rwose usa n'umukaraze mu buryo runaka, kuko ubuzi ko abantu leta kwandikira ngo rata ngo ibintu wavuze nibyo, ngo rata ngo wamutubwiriye. Money. So nubwo ntamukurikira cyane ariko gake namubonyeho iyo spirit. Donc urabona yari afite mwene wabo yakoraga kuri channel ya mwene wabo, nyuma nawe ajya gukora ibyo. Si gitangaza nawe ufite umuntu mukorana akayakora channel ikanagenda byaba ari byiza. Ariko donc they share the same spirit. Kuvuga ngo hari abantu tuzafatirana mu myumvire bafite, tukabereka ibyo bashaka kubona, tukababwira ibyo bashaka kumva, yego, ubundi tukabakama amafaranga. Yagize metre mwiza cyase role model mwiza muri icyo kintu. Gusa bibabaje nyine resescro nibo bafata abandi bantu bakabita ibindi bintu, iyo abana kabyitwaga n'umuntu muzima. Burya hari ibintu wakitwa batiyo mbyitwa na Rutayisire at least, ariko ubyiswe n'umuntu uraho ubona ko nta kirimo rwose pe, nta kirimo. Ese kuvuga ko nta kirimo bishatse kuvuga iki? Nta kirimo gusa nuko nje abantu banabaha amafaranga nje ari nje nibazane nje umuntu ashobora gukora n'amakosa ariko namurebera kurana wayane nubwo uri gukora amakosa ariko warahamagawe, ndi kubibona ko wahamagawe. Kandi bari abantu batanazi iyo umuntu yahamagawe impano y'Imana ibimuriho. Samusoni yo yikunkumuraga byarakorekaga, ubwo ibindi bisigaza bibazwa n'Imana bari kumukuramo nyine amaso. Ariko ateretse ukavuga utuye umuntu ateretse, ariko umuntu araza akabiga psychologically uburyo azaba kama, akabaza abatumirwa agomba gutumira nimba ashaka kuba kama.
kuko azi neza mind yanyu ukuntu iteye. Arashaka kubereka we kari wa undi baza mu ishusho yo kugaragaza ngo twe twanga ikizira. Twanga ikizira gushaka muri mwibumba mwanga ibizira kwere. Umuntu umwe ngo yateye kamera, hari umukobwa ugiye kuza kugira ibyo avuga kuri iyo kamera, arangije umukobwa yatahamagara wateye kamera ngo yewe ngo ntuntegereze ngo ahubwo nkwereje 20 ngo nawe wirire ngo none se ko banyishyuye miliyoni. Abo nibo baba bafite ibyo kuvuga kuri Apotre Mutabazi. Njye ntabyo mfite nishyura miliyoni kugira ngo babigumishe iyo biri, nta na miliyoni mfite by the way. Nayo mfite. So tuwe turetse iyo ngicyo rero, ariko ni havanzemo ibintu byinshi, imyumvire ubwayo ishobora kubitera kuba donc ahana amafaranga yawe ava uzi kwakira igita neza, kandi nukuri pe nundi muntu wumva yakubiswe yakubititse akeneye amadolari yaranje izina Apotre Mutabazi uri kubitire mu mavi. Hari igihe ntari bunamenye ibyo wamvuzeho nkuko n'uyu nguri kubimumbaza ko sinanamenye ibyo wamvuzeho, nanize nabimenyerahe, simukurikira simwumva, ntari ku rugero rw'uwo nakumva. Ariko reka tuzavugizanye ukuri, nzaba ntakurikiye Rutayisire, ntakurikiye Gitwaza, ntakurikiye Masasu, ntakurikiye Kabanda. Nge nta muntu wigisha mu Kinyarwanda njya numva TDJX, nkumva Miles Muno nubwo yagiye, ariko video ze ndazumva like none ngende mva aho hantu nze nsimbuka abo bose ntarabumva ndandinge kuri wowe nkumve bose byabenze gute. Kiretse leta ari we yahaye amatangazo yo kubwira abanyarwanda ngo nje kumva itangazo rya leta. I'm not on that level, I'm not even on your level. Ariko ku rundi ruhande mbabazwa n'abo bantu birwa bakina n'amarangamutima yanyu, mbabazwa n'abo bantu. Ku rundi ruhande iyaba yabikoreshwaga no kuvuga ngo niko mbyumva, ko nk'urugero abadeperi benshi abivuga rukabyumva pe, kuko ariko yabyigishijwe niko n'imitekerereze ingana. Ikibazo we ntago ari iyo side yonyine, ni uruhurirane rw'ibindi. Ibyo nakomeje kugenda nkubwira rw'umuntu uvuga ngo ngiye gufatirana abantu batekereza gutya, bafite imitekerereze iri hasi gutya, basengera hana cyangwa se bizera gutya na gutya, mbahati ibintu bashaka, nigaragaze nk'uwicisha bugufi, nigaragaze nk'ukora ibiganiro bikora ubuvugizi ku bantu runaka, nindangiza ngire nte mbibi. Kise wazanyigiye umushinga kunanjye nkeneye. Urekijwe ntago wabishobora. Abatipa bari abapagani butwe. Urekijwe ntago wabishobora. Mba nakwitegereje urekijwe ntago wabishobora. Wowe kishoboye nuko ahubwo ujye wakira abatumirwa bakomeye baremereye ba Rutayisire bajye banaguha ibiganiro pe n'abakabanda baguha ibiganiro urebwe, kuko urakijijwe. Abandi bo umva nugukubetira mu mavi. Umuntu akazambaye bukamambiri agahita akora ikiganiro ngari kukorera ubuvugizi umuntu ngo mu cyaro, agahita ashyiraho nimero ye ngari bazacishaho ubufasha, agahita gukubitira mu ideyi, agahita akora ikiganiro ngo nimba ari ikimuvuga butumwa witwa nde ngo arwaye kanseri, abantu bo muri quartier atuyemo batari kwasha abantu ati muzaze kuri tere tubiganireho. Ibintu bigakomera. Abahoze bavuga ngo bari muri Faisal bakashaka no kumva mu bintu byabo, nabo ibintu byabo naje gusanga harimo ibibazo. Hano hanze hari abantu bafite ishusho yo kwera ariko bakana imbaraga zako. Kurande rumwe birambabaza, kuri ruhande ntacyo bibimbwiye, kubera ko none se ndinde uruta Yesu n'abafarisayo. Ntago habaho Yesu atari abafarisayo, ntago habaho ba Mutabazi atarimo abantu nkabo, ntago byakunda. Ariko ikibabaje ni uburyo ababakurikira babafata, kuko ce sont les maîtres manipulateurs. Bazi neza icyo bagomba gukora kugira ngo abakurikira bafate nk'aho ari bo bazima. Hari uburari nk'umuntu ushobora kuvuga nge iriya YouTube niyo nkurikira yonyine, ubona hari ahantu ntago bajya buriya isezerano ubona yo izanamo n'ibindi, atari ko buriya hariyaho habukuri. First of all, izina rya channel rigaragaza ubwescoro. Nge buriya kuko mind mfite iyo utangiye kweskoroka mbibona a 1000 km. Ririya zina
se nagusobanurira ngo iki? Hari ibintu mba mbona ntabona uko mbibasobanura, ariko mwebwe ubwanyu n'uburenganzira bwanyu, it's your choice, ariko nanone mujye mumenya n'ibintu mukurikira, by the way, kuko hari ibintu rega biba byigaragaza en soi. Umuntu warifata akababeshya ko Imana ari ibintu yamutumye, ntabyo, prophecies zidahari. I've never been a prophet at all. Ariko uzi gukalkulatinga ibintu uri buvuge ukabyita ko abihishuriwe, and again wagiye ku ishuri uzi uburyo uri bupanga ibintu byawe. None rero ka ibyo bintu tutanabijyamo cyane, reka mvuge muri ubu buryo. Navuga muri rusange abantu birinde izo mbwa, birinde abakeba niko Paulo yavuze mu rwego wa Filipi ibice 3:2. Aravuga ngo mwirinde izo mbwa, mwirinde abakeba gukeba kubi, kuko twebwe twakebwe gukeba kwiza ku mwuka. Iyo umuntu ari mu idini yigisha ibintu macuri kandi abantu bamukurikira bakaba ari ba bantu nakubwiye ngo bumwikamire w'iryo dini niyo myemerere niyo mitekerereze, we akaba yarabarushije ubwenge ashaka kubakama, ni biriya bibyara. Umuntu imbaje akavuga ngo Bible ni yemera karamata, c'est l'escroquerie théologique quoi, ou bien la stupidité théologique, sinzi ko nabikwetera. Bibiliya yivuga ibyitwa akaramata bivugaga hagati y'itoro na Kristo, byanditse mu Befeso. Ari gihe ruvuga n'ikintu kabatse ko nge ndi umwigisha noneho kukana ko nono nagake, kuko urabona sinzi ko nabigusobanurira. So umuntu arakubajije ati ko watandukanye, uramusobanuriye ati se ko Bibiliya itabyeme, uwo musobanurira uburyo Bibiliya yabaye interprete nabi, wo kumva ko wazinduwe no kubyamaza, ubyamaze se winjiza iki? Byamaze suziko n'igihe abantu bamwe babimbaza nkabikwepa, no ibyo narabisobanuye. Neza utekereza ko ari umuntu yewe uko YouTube ikora ku buryo ayobewe yuko iyo wakoze divorce nkuko buri wese aricyo ashaka kubazaho. Kabiri se yewe yuko Mutabazi iyo mbaje ikibazo ndagigusubiza, nawe se wambaza ikibazo nkagitaruka. Nubwo rimwe na rimwe nshaka kugira ibyo ntaruka, ariko ntago ndi umuntu none ujya kwinyegeza nkajya kwitsimba. Ari byo bintu muri iriya dini bimbangamiramo. Wabonye ko umuntu wese muri iriya dini watandukanye aza ashaka kugira mugenzi we shitani, aza ashaka kwigira victime, uzi ukuntu naragowe. Buri wese ashaka kugira mugenzi we mubi cyane, musinga umwanda cyane, cyangwa se nimba hari nibihari nyine abikabirize, cyangwa se wenda nabivuga uko biri ko mu ngo habamo byinshi, ariko kukazi ko wenda wa undi mugenzi watazaza. Icyo ari kurwana nacyo ni ukugira ibyo. Urugero twarubonye kuri wa mushuti wanjye Masharene na Mugabaza, iyo umwaje n'undi akaza biba umuriro, ko buri wese ashyira imbaraga mu kugaragaza yuko yari no, ntago baramenyera umuntu uza akavuga ngo no, umuntu twahuje, we don't agree on important issues and ideas. Ntago baramenye ko umuntu aza akavuga gutyo gusa agahita birangiriza, ahubwo ntekereza ko byagomba kubahe isomo. Ariko se bibaye isomo gute ko ugiye akabeshyira mugenzi we ko yari yaragowe, cyangwa se tuvuge ko yari yaragowe ariko nyine akabivuga akabishyira hanze. Hari igihe ngo bamwemera yuko azasezeranira muri ADPR nta kibazo, ubwo nicyo barwana nacyo. Onde kuvuga abatandukana biwabo. Bityo ikiganiro yakoze ko yagikoze arira, ngo bikagaragara nkaho yagaragaje yuko ari ugutsindwa, ko bimubabaje, ko watamamaje. Really? Mu byukuri kimwe cyo nzi, unyumvishe mvuga ku bya divorce bigufasha. Iyo wabitswemo ubwoba n'abaswa mu bya Bibiliya bakaguzirika ngo mukaramata n'ubushubaziko bw'amafuti bw'ubugoryi, wumva ko bakubeshya ugasohoka muri icyo kinyoma. Ninde muntu wababayeho mu rugo rwe neza
ese ubundi yigeze yumva ko nasobanuye ngo urugo rurimo amahoro nta wemerewe kurusohokamo ngo azabona ishyano uzasohoka mu rugo rurimo amahoro ajya mu rurimo amahane. Ubwo icyo bisobanuye ashatse kuvuga yuko abantu bagomba kuguma ahari umwiryane w'ubwicanyi. Njyaro duherutse kuganira muri iyo dini arambwira iby'umugore yamukoreye kandi uko mbabwira ubaye utambeshya arabigukorera ibyo bintu byose wahagumye utegereje iki? Wari ugiye gufungwa birumvikana nawe ubwe yaragiye kukwica cyangwa se wahoraga iteka baguhanurira ngo umugore arakwishe nimba utabimbeshye nimba ubimbeshye ubwo niwe wowe ushaka kumwica wamuremeyeho indi story. Ibyo bintu murimo ni ibiki? Nk'ubu ntago wari warangije kubona ko umuntu mutabana bitanashoboka bitanavamo mwamaze gukora divorce wasanga aho yanagiye kumbwira ko yagiye yashatse urundi rugo wasanga banabanye neza. Ese mushobora kwemera bwa rimwe ko bishoboka yuko ushobora kuri kumwe n'umuntu mudashobora kuzigira muhuza cyangwa se urugo rwanyu ushobora kuzavamo akarambaraye? Ibyo kubibwira abantu rero ndakaza ngo waje kwamamaza shaka amafaranga mu bo wifatiye n'ubundi barayagoha. Ikindi nimba ushaka amafaranga ikindi wenda unambwira ko ushaka amafaranga ko abajya babimbwira ati ntago kubitema ava atari kurabizi no minsi nikubona nta turo nkibona rwose akabinyibwira twihuriye atuma mubganicara twigura ishyushyu nywesha kize ko nta kibazo. Je ndi mu bantu batajya bagira ikibazo uvuga ngo wavuga ku izina ryanjye nkabikize nimba ari umuntu wabwiye ibintu akamva yari asanzwe tubanye neza nta nubwo yakabaye bundi aba umuforo wanjye. Nimba hari umuntu bamvugana iryo gweja ryamvugaho ngo akumva ngamvuyeho ngo kubera ngo gute nje nshaka umuntu Rutayisire na Gitwaza bose bamvuga n'abakangumaho. Nimba rero atari kumeze ngenda n'ubundi mvaho kwanza reka no kuntera icyugazi nimba bigize vuga ko umwese kuri mu YouTube ibyo vuga ko umuvuga butumwa biretse kuko abavuga butumwa abakozi b'Imana bahamagawe turaziranye. Mu YouTube ushaka views ibindi ureke ubu biretse cyangwa se ubibeshya mu ngabo muri kumwe ko uje wese avuga nkawe bakumva yuko ari umuntu uturutse ufite umuhamagaro w'igitangaza. That's not how it is. Ntabwo ariko bimeze. Ikindi ntago nakabaye nzano gusesengura ibyo tunuza tuba twirwamo ntacyo bimfasha kuko nta nicyo bimpombya iyo bavuze ibyo. Normalement iyo bivugwa n'undi nakabaye mvuga nti nikabyumva ni nkuko abadive bazi ko papa atari umukozi w'Imana ngiye Mutabazi nwanzi ko papa ari umukozi w'Imana ariko ibyo bibaho mu myizere nuko gusa arimo niyo angle yindi. Ese ubundi turimo tugana ku musozo wa mugani divorce yabigeze he? Divorce yabigeze ko mbana bivuzeho kuki nabivuga mugani muri bikiganiro ntabwo bikunda kubivuga muri bikiganiro numvaga ko ndanabitangaza rimwe litagira irya kabiri cyangwa bivuga hano 2 3 nkarekeraho ko tugomba kubikurikirana kugeza uyibonye at least cyangwa kanayibona n'ikindi nacyo mbivugeho na nyuma y'ukwezi mbivugeho na egoko oya ntago byawe ntago ushobora kuzaburana bakayikwima nabyo tukabitangaza ko bayikwiye uyaba nayibuze bwo wenda nabibabwira ariko kuri major event wenda kuyibura nzabibabwira ariko gukora nza buri gihe breaking news ibyo bikora abantu bashaka kugira ngo avugweho cyane. Ibyo byakora wa wundi uri kuvuga ngo ndagira ngo wenda hazagira ufata nimero yanjye amamagara rebe ko avuga ati numara kubisohokamo tuzarebe ko twabikurikirana. That's not me. Kuko ngende umuntu atari buri wese yakumva ko ari bwiyavantre kubana nawe. Hagomba kuza uwo muntu nyine umva ibyo wasobanuye yemeranya nabyo. Agaraboneka nta nubwo wakicara ngo upfe kwemeza ngo azapfa kuboneka kuko gusuvuze ngo araboneka oya. Kandi nuwaza wese waba uri bubanze kumwiga witonze kuko ntabwo waba ugiye kongera kubaka ugira ngo nanone nejo uzagaruka babwire ko utandukanye cyane ko ngewe nta kibazo nabigiraho. Ngewe nta kibazo cyo gutandukana 30 nagira ngomba kuba mu rugo rurimo amahoro n'umuntu duhuza
ahubwo wenda uko ntandukana nagenda nongera wisdom yanjye mu kumenya aho twahuza, mu kwimenya no kumenya aho twahuza. Ariko ibintu bivuga ngo ni ukuri dising impamvu erega nguriya mugabo ngira kuri nkaguma ngo uziko ngo hari urundi rugo ngo rwigeze kubimbwira ngo urura rugo ngo ni urwa gatatu ngo urumva ngo wa mbere utwara abanyacama amezi ane bahita baduha divorce kubera ko nyine yari umusataniste, ngo noneho ngo wa kabiri Una ngwegeze aza kurara ubukwe bwarangiye itagenda ajya kurara mu marimbi n'ibiki sinzi ukuntu yabinsobanuriye. Uno nguriya wa kabiri rero ngo yankubitaga ngo nkanga kurusenya ngumva se ngo ngurumva ngo nurwa kabiri ngo baravuga ngo usenya ubwa ngo kabiri ngo arasenya bwa gatatu. Twubugora igituraho ngaho. Ntabwo nuzaza nibyanga nawe muza divorce. Ngomba gushyira imbaraga ku buryo bitazanga. Niho ngomba gushyira imbaraga. Ariko byanze nta tegeko rintegeka ngo you stay here. Ngo nguraguma ngo muri ibi ngibi we nta ibyo bintu wabibigisha yarabahemukiye. Ahubwo umuntu ushaka kutwigisha nashyira imbaraga mu kutwigisha. Kuba nimburi Dawidi uri buhure na Abigail ku nshuro ya mbere. Ariko nuhura na Mikali n'ukuri. Ugomba kuzarusohoka mukajya gushaka Abigail ku buzima bwawe. Nkuko na Nabali nawe yarinze apfa yizize. Iyo divorcinga na Abigail hakiri kare akajya gushaka Mikali. Buriya umuntu bita Nabali yari gukora urugo rwiza na Nabali. Nabali yari gukora urugo rwiza na Mikali. Ariko habaho ibintu byo gusa nawo bagira gutya. Nabali ashaka na Abigail, wagashakanye na Nabali ashakana na Mikali. That is the reality we live in. And ibintu byo so ntago ari byo umuntu abayifuza rero niyo mpamvu ashoza cyane. Nk'urugero iyo mba ntavuga ibyo mvuga reka mfate angle ya mbere kuri angle politiki yaba ntavuga ibyo mvuga na mfite nk'ishene y'aba diaspora ijana bari kuvuga ati bimeze biti tubuze tubijyemo ibyo ndabikubwira ko nka kera ntaravuga ku bintu bya politiki ari wigeze kubimbwira ati uza muri media utari mariye wari kureba ukuntu tuza gukorera ikombe i Kigali ariko maze kwiransa ku bitekerezo byanjye biri politiko ubu nyine abo bahise bavuga batoya nimba ari uko bitekereza ntago rwose turi kumwe. None akaba no kugaragaza ibyo utekereza ku bijyanye na marriage. Gatatu hakaba kuba konti yawe itariho miliyoni 100 ngo hari abazanwa nuko konti yawe ihagaze neza cyangwa iriho miliyoni 100. Hari abazanwa nuko muzabana akakugira cishwa cyase none warinje kumubwira ngo ibyanjye n'ubwami akaba atiteguye ku mwamikazi kagatoya ngeyewe narinzi ko ibiri aho ngaho ari nka demokarasi yo muri Kenya abonye rigati gacagwa bamukora impeachment nanjye nkazajya gukorera impeachment datazanta donc abantu abagore bafite spirit ya vashiti muri bo ku buryo ije ubabwira ko ushaka Hadasa Esther abenshi baravuga ati ndiyizi ndi vashiti rero nje nabanje mbizi ko ntatinda cyane ntaguma bituma rero kuri ngewe hazaba gusenga nkuko twasengeye imvura ikagwa kandi izanagwa tukeza ntago imbaraga amavuta yasengeye imvura ikagwa yananirwa gusengera umugore ngaboneke niyo yaba ari batatu bari mu isi Imana ya mu roketing ikamuzana nicyo umuntu yizera kuko nta mu myizerere ngira singira imyizerere kuvuga ngo nongera gushaka ngo si urugo ngomba kugumamo nururimo amahoro no guhuza ntago ari uvuga ngo nurwa kangahe ibyo byo rwose yo principe ntayo ngira n'uwayibahaye muzanyereka aho yayabasomeye yayisomye kuwe murongo wa Bibiliya vuga ngo niko mbyumva vuga ngo nibyo byiza ndanabyumva pe kuri angle imwe ndabyumva it's preferable kuguma mu rugo rwa mbere it's preferable ariko abantu bari kubizirikaho imirongo ya Bibiliya y'ubugorye ntacyo bifasha ikindi ahubwo leta kuba itarabaryoza nka Kazunga aho yasengeraga pastor bagahita bamufunga ubu aba bantu wabashumba gutazi ibibazo bafite mu rugo wabagiriye inama sinabwiye se ko umuntu umupasiteri n'umuterapist bafatwa kuri level imwe conseil spirituel wagombye ko warabaje kubiro marika muganira ariko se abantu umushumba wundi muraganira aho yo baganira ngo guma mu gihangane ngo niko bimera ngo jye usenga cyane simvuze ngo abantu basenge ariko se bazarinde bicana
uko kudahuza kuzane uwo munabi, amahoro abure, yego aha yego. ariko abandi bagire zatekawe zo ku ruhande basigaye baragize ngo kugira ngo hanze babazi ngo barashatse ngo baracyari kumwe. Ibyo bintu byanyu mufite bifite ubwenge nkene, ariko ubwo ibyo mwahisemo kubyizera mu myizere. Nakubwiye ko buri wese ahitamo ibyo yizera. Icyambere gitera n'abo bantu kuvuga gutyo ngo ndi kwamamaza nuko babona tugiye kuri platform ya Bible ngo dukore deba kuba divorce temewe, bazi neza ko batatsinda iyo deba. None bakumva yuko kuva rero mfite ubwo bushobozi bwo kwigisha buri kuri urwo rwego no garagaza ko ibyanditswe bitayitegeka, kandi abo bantu bose bari bararyamye mu itorero bakaba bishuba ziko bagiye guhita bumva ko ibyo avuze Mutabazi basohoke bajye gushakira ahandi n'ibindi nk'ibyo batena itorero. Ikindi ariko bakavuga ngo abantu twabeshyigiye kirekire nyine. Ibyo bintu bibundi bigaragaza iyo umuntu akubwiye ibintu bya Bibiliya usubirisha Bibiliya, ariko iyo isurakara bigaragaza yuko watsinzwe. Sinzi muri kukiri ko cyumva. Ngiye nkazakwereka ko wenda nkubwiye yuko umuntu amwatse ituro rya miliyoni 100 kuko twasengeraga miliyari 50, nkweretse umurongo wo mu kubara 31 igice cya 31 aho nabikuye kari kimwe cya 50 ituro ry'iminyago cyangwa se the law of spoils, itegeko ry'iminyago. Noneho wowe wabona koko umurongo nkufite kandi niki gahita ngo ariko gibaze umuntu agashaka miliyoni ngo yanga ubwo n'ubwisikoro ngo niba abandi twababwiye. Wowe uri kuzana ibintu bitafite fact, bidafite reasoning ihamye, kuko wari ukeneye kuzana wa murongo uvuga ngo baherewe ubu nibatangira ubundi this and that. None kubona uhuye n'umuntu uzi ibyanditswe byinshi nujya kuza mu mirongo ya Bibiliya ntibiri buvemo, cyangwa se ibyo yasobanuye yabisobanuje mirongo ya Bibiliya irenze 10. Nuko batereka rero ngenze gusa na attacking just like that. So ibyo bintu rero ngo uyu muntu ngere oya. Ariko none imyizerere bitandukanye nuko gusa bavanze mu bw'eskoro nyine buraho. Nkambere ntabwo nakabivuzeho kubyandebaga iki. Ubundi se ubwo bibindeba iki. Abo bantu bamukurikira babihisemo. Ubwo nyine yabarebye mu mutwe arabarunguruka ahitamo kubafatirana kandi abemeza ko ari we wemewe cyawe ari we muzima mu bitwa abakozi b'Imana bose. It's okay, it's fine. Nimukomeze ubwo mwagiye inyuma y'umuntu muzima. Ariko hari ikintu kimwe bashaka kumenya. Mwagiye inyuma y'umuntu muzima, byibuze baramuhamagaye murasengana ubona imiryango yawe irafungutse yari yarafunzwe. Mwagiye inyuma y'umuntu muzima kuko ntagavuga ko ari umu YouTuber ukora ibiganiro gusa, akuvuga ko ari umukozi wahamagawe kugera ku rwego abahamagawe no mu birere atazigera kandagiramo agomba kubafata y'ijambo. It's fine. Ubwo mwabihisemo turumone croix asokila lounge buriya yagiye abinjiza mu birere bitandukanye by'umugisha, ntago nabyinjiramo. Cyangwa se ndakora ibiganiro bibasusurutsa bikaba kirigita ku marangamutima yanyu yuzuye ubujiji. It's okay, it's a choice. Na mahitamo mwakoze kandi nanone sinababuza ayo mahitamo. Nimba mwumva rwose bibanyura bibagwa ku nzoka. Ikindi cyanyuma ni iki ngiki. Ubundi ibintu nk'ibi ntago nakabaye mbigira mubimbaza ngo mbitange igisubizo. Eliya bamusanze mu bitare baramubwira ngo mukozi w'Imana, umuntu w'Imana, niko bakunda kuvuga mu isezerano rya cyangwa umuntu w'Imana, ngo manuka tujye ibwami barakudutumye vuba harakaraka. Aravuga ngo nimba ndi umuntu w'Imana umuriro numanuke mu ijuru batwike, kandi koko biraba. Nawe ubwenge rero yari umuntu nkatwe niyo mavuta tugomba gukoreramo. Why explain a lot of things? Kandi Imana ishobora kumanura umuriro. Rero yaravuze ngo iri busubirisha umuriro. Nuko rimwe na rimwe n'igivuga uti ese ubundi bwo niyo umuriro wamanuka gatwika setesco ubundi birakwiye ko Mutabazi ajya muri duel niryo ubundi se bimara iki? Rufite gusa ko yavuze ngo inwa ya Satani. Ntekereza ko ndabireka uko bimeze uko nguko, ariko Imana nkorera yo nibona yuko igomba kumutera inkonji
yamamagaye irayimutera ariko ndumva ngiye bitanshishikaza ngo binanshira ishati binamfata umwanya kuko urabizi neza ko abantu bamvugaho ni benshi kandi bamvugaho negative nibo benshi uretse wenda kare we mwa highlightinze urabizi ko ibya divorce yanjye sinzi nimba ari abantu b'abakozi b'Imana baba baraje akavuga ati ndamushyigikiye niyo agiye kubikora hagati na hagati akavuga ngo nta wamenya ngo buriya ngafite impamvu ze kuko nyine mu Rwanda mufite ukuntu mwabeshyeye abantu muri divorce murakabya mubishyira ku rundi rwego ku buryo n'udasenga nawe hari ibi bye mwabyemeranyije nkuko urugero umuntu udasenga ziko Imana ibaho arabizi aranabyemera azi ko n'Imana izavuga n'udasenga no mbese hari ikintu cyarinjiye no mu isi y'abadasenga kikagerayo n'icya divorce rero mwagishyizemo izindi mbaraga kamenera aho ngaho abashaka igitabo cyanjye instant deliverance banyandike kuri WhatsApp nkibahe 0788309513 by'abavuga byo mubireke nimba wemera amavuta ndiho kandi ukabuze ko nahamagawe urabizi ntago ari ibyo kujya gusobanurwa n'undi muntu. Cya kabiri Imana mvugana nayo ntago yambuze ngo imbwire ngo nubwo uri gukora divorce reka kubivugaho muri media ntago yambuze ngo imbwira ibindi byo ngibyo ikabyibagirwa se ariko undi yakubwira yuko nimba nijwi numva ntirimbuze guhagarika divorce naba atari ry'Imana kuko abanyedini nuko babaye nuko baba rwose naho ibyo kuvuga ngo umuntu yarabonetse offer iracyari open nimba ari umuntu ubona avuga ati ayo mezi nimba ari 6 bizagusaba kugira ngo divorce iboneke ngomba kuba ndi hafi ndi tayari kugira ngo turebe ko twahuza rwose feel free. Ibintu byo kuntinya ntago ari cyo gisubizo kuko harimo Saidi 90 aribo bantu benshi cyane cyangwa bari munini avuga ati sinabyiviramo tabazi namukundira mu bindi ariko kubana nawe no akaba nabandi avuga ati mbona byava ariko bose mwandikiye akambwira umwandikiye akanyibwira nabi mwandikiye se akankasa donc kase quelque abantu bakunda gutinya kumvugisha no kunyandikira mu mpamvu numva ziba zidasobanutse ko umuntu wese twabashe kuvugana twabashe kubana twabakoranye ibiganiro ati nimba ari umuntu uri kuri mu bantu bose bafite profile nini muri iki gihugu bamo nje ntago njya ntinda kubyama profile numva guca bugufi no kubana n'abantu bose amahoro no kubana kivandimwe bushuti nubwo nanjye vuga ngo ubuvandimwe nkibuka ko umuvandimwe ufite miliyari hari muri umuntu usanga yamukenetse ariko ubundi ubuvandimwe niyo wagira miliyari umuntu ari umuvandimwe wawe mugomba nyine kugira bwa buvandimwe nk'ubwo mwagiraga mugisangira ku isiniya ni isahani cyangwa ku nkoko bikagumaho mudi kagumaho ntago umuvandimwe wawe muremerana ngo warakomeye ariko ibyo byose nzi ko hari n'abaremera muri profile zabo nk'abakozi b'Imana akanaremera n'abavandimwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi ukabona ko nyine adasobanukiwe uko ibintu bikwiye gukorwa. So mu by'ukuri rero navuga ngo wenda ikitemewe no kujya mu nkundo ntararangiza divorce kuko nabyo banumva bitari mu buryo bw'amategeko biri weird biba bisa nabi ariko nanone ntibisobanura yuko ubushuta abantu bashobora kubwubaka uyu munsi bikazajya kugera icyo gihe noneho bavuga bati officially dushobora kugira uburyo kuko ayo mezi muyamaze muganira mezi muyamaze muganira bisanzwe burya byoroha gushaka urabona Dawidi ajya gushaka Abigayeli yari yarigeze ahura nawe bahura nta ufite gahunda yo gushaka undi baramenyana baraganira umwe amenya ibyo ndakunda cyangwa uko ndavuga nuko atekereza intekerezo z'undi n'iki so ku buryo umunsi yapfushaga Nabali ngo ikiriyo cyaramaze gukurwa yohereza ishovari Dawidi irazira amuga ngo databuja aravuze ngo uze umubere umugore undi ngo yinagurira ku ishovari reka tuvuge ngo itariki zo gukura ikiriyo tuzigeranye n'itariki zo kubona divorce ariko urumva already yaraziranye na Abigail ariko ntago bari baziranye nk'abantu bapanga gushakana no then ngakuye ikiriyo Dawidi ngo yohereje ishovari ku rundi ruhande twibuke ko Dawidi atohereje ishovari
Abigail atarakurikira iyo. Niyo mpamvu mvuga ngo kujya mu nkundo utarabona divorce nabyo ni ibindi bintu. Icyo ndi gusengera nuko bitazantinza kwa. Icyo ndi kugisengera. Hari n'abantu bajya bansetsa wenda bavuga ngo ni ibintu nakoze bitariho byo banumva bameze nk'abantu batazi ibyo barimo, ariko hari umuntu ntuzagira hagati ngo ukabihagarikisha. Ego niyo UN yamanuka ntago byavamo nko kuvuga iki ntagaruko nteye. Ntago divorce ari ikintu najyamo uretse no kugitangaza on air ngo nungu nkijyemo ngo ningira hagati nsubire inyuma. Ntago ndi Mutabazi ukora gutyo. Donc hari ibintu ntajya nsubiramo inyuma byagorana. N'ijwi ry'Imana byayigora kubinyumvisha kuko nayibaza ngo njya ko bijyamo wari ko nasengaga. Hari umunsi mba ntari mu bihe byo gusenga warambuze se? No, magambo makeya ntago ndi umuntu utangira ikintu nagera hagati ngo nsubire inyuma. Ntago ndi umuntu uhindagurika ku bintu n'ibindi, nubwo abantu bo bumva nyine ko byaba n'ibindi. Hari impamvu nkeya zatuma bihagarika. Usanga nk'impamvu yihe bambwiye twenda kubera ko dukeneye kuba sedo w'akagari, kandi sedo w'akagari ntagomba kuba atandukanye kuko buri gihugu cyo ndacyubaha ku rwego rwo hejuru. Harigera banga igihugu cyo ndacyubaha ngo none se kwavuze mu kayanga Imana yo nabo mvuga ngo none se ndizera guteka ari ijwi ryawe kandi ubu njya gukora divorce twaravuganaga ku munsi kuwundi, kandi ibyo mu byo wambwiraga byo bitari birimo, none ukabuje kubimbwira ubu. Donc byaba ari ikibazo cyuko ntari gutrusting iryo jwi. Ntagara kuvuga ko Imana yo idashobora kutuma mpindura niba nabyita icyerekezo nari ndimo. So mu byukuri aho ngaho byabihagije. Abantu bashaka icyo gitabo cya Instant Deliverance gifite page 175 ndazigabanyije, zari zigeze nko muri 400 ndazigabanya kubera ko ndabazi mukunda ibitabo bitoya. Page 175 ni igitabo kiba kiringaniye, ariko n'ubu nacyo kitari gitoya kubashoboye gusoma icyongereza. Abashaka icyo gitabo mu Kinyarwanda sindanamenye uko nzacyita. Instant Deliverance mu Gifaransa s'ubundi ngo ni Deliverance instantanée sinzi, ariko cyanditse mu Cyongereza kandi benshi ndabizi yuko mwize mu ishuri mwiga secondaire, ntago mwize mu Kinyarwanda. Ntago bigusaba kubuza icyongereza cyinshi nk'icyo Mutabazi azi cyangwa se n'icyo n'abandi barusha Mutabazi bazi. Kuva warigaga mu ishuri ukiga mu Cyongereza bigakunda, n'icyo gitabo cyagufasha. Ikindi ntago ari igitabo cyo gusoma ngo usobanukirwe ibya Deliverance. Ndashaka ko kizaba igitabo usoma ukagisengeramo kikakuyobora mu buryo usenga, ugagisoza wabohotse uri totally and completely delivered and instantly delivered. Rero icyo gitabo ndakibakundishije kugira ngo by'umwihariko abankunda ntukakunde umwanditsi udatunze igitabo cye na kimwe. Ntago aba ari byo. Ntukavuge ngo ubona Mutabazi afite amavuta, niyo waba utari bugisome ukaba ukunda amavuta ya Mutabazi, kigure ugishyire mu nzu, kuko ndashaka kuzagisengera ku rwego umuntu ashobora kukigura akagishyira mu iduka rye agacuruza akabona abakiriya benshi just kubera ko icyo gitabo kiri muri iryo duka. Nshaka ko kizaba kiriho onction cyangwa se anointing, bikarenga kuba handitsemo inyuguti mu buryo busanzwe bw'igitabo tuba tumenyereye ngo igitabo kirimo amagambo ngo y'ubwenge ngo y'ubuhanga ngo ubushakashatsi nyine kirimo research ya danger ya yegirimo, ariko ndashaka ko kiba igitabo cy'ikinyamwuka ndetse n'umuntu ugisomye akabona impinduka iturutse kuri cyo. Unyandikire kuri iyo nimero nabahaye 0788339513 kugira ngo icyo gitabo soft copy nyigwa kuri WhatsApp of course, cyangwa se nkaguha hard copy bitewe n'icyo ukunda. Ko hari abantu bakunda ibitabo by'impapuro, hari n'abantu bavuga ati nugusomera muri iPad, muri machine cyangwa se kuri telefone. Bizaterwa wowe n'amahitamo yawe. Imana ibaho umugisha, ndabakunda cyane kandi navuga ngo kuba ukunda Apotre Mutabazi akaba aramuvuzeho gutya na kuriya ntibikakurakaza cyane. Nukisibayeho nanjye iyo nzindutse numva ibyo nshaka kuvuga kuri Nayimana cyangwa kuri Ngabire bitwara nanjye ndabivuga. Rero ntago nzaba umuntu umva ko nzavuga ibyo nshaka ku bantu cyane ntekereza ku bantu ngo bo batamvuga ibyo bantekerezaho, nanjye ku rundi ruhande suko ntekereza sinuko mbyumva. Ibindi byo nimba uwo muntu wavuze ibyo ari umukozi w'Imana abizi neza ko ari umukozi w'Imana uri blameless, Imana imuhire. Ubwo ni imyumvire idahura. Ariko nimba azi ko ari escroc, kuko burya abantu bashaka kutabikumenya ariko wowe ubikora ubizi ko ari byo urimo, Imana imanura umuriro ku karubanda
abantu babone ko yakinishije amavuta atagomba gukinisha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Wasanga nabikora ku bandi. Aho ngaho mbishyize muri if, nanze kwatura ikintu kiri ferme mbishyira muri if condition. Nihagira ubwo ikintu kibaho nyine kuri we, ubwo muzakuremo solution ivuga ngo Imana yaramusuye isanga ibye ari escroquerie pile et simple. Nimubona abaye amahoro kandi akomeje gutera imbere, ubwo Imana izaba yamusuye isange ari umuntu muzima, gusa wenda imitekerereze yitawe niya Mutabazi kandi nababeretse ko bibaho. Yego, dushimira abadukurikiye ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom shalom.